nakwimye iki mwanya kimwe mwe 10 n'amaturo Yesu muravumwa ya mivumo mwaramutse namwe Imana ibahimigisha myinshi nzabasura vuba hangaha haleluya mushiki wanjye waramutse ubwo ntumvaga ko nagendaga mbwiriza what ubwiriza bikingiye numvaga usakuza ngenje nzamuka mvuga ati uri murambere uramena no mwarangiza ngo babagonge mu muhanda nimba mvuga ntunyumviko niryo waryumva Yesu none se bangonga banje uri umukobwa uri umudamu ndi umukobwa uri umukobwa kukuze nk'ubutaka nta mugabo urabona Jesus is Lord ntabwo ngutuka ndaguhanurira ngende umukozi w'Imana ngende kwa Apotre Manase bose bamaze kumenya nese ndakuruta Apotre ntabwo nduta ngende umusaza wihaye ntukabona uruhara benshi bazibona uruhara ko n'uruhare nagize muri ibi bintu ndimo Yesu ngende usakuza numvisha uvuga mwaramutse ngende ntusakurize rekane igende uragiye shaka guhangara umukozi w'Imana n'uwa leta nyine ese nabihakanye maze rero ndababwira mukininira mukaja kubona ibiti mu matwi ariko umunsi Imana yagukubita hasi oyo mabunu ugenda urata wagira ngo ni kimodoka kigiye kumena ibitaka mbana n'ibiraya hano yaya kandi kagira nk'ayuruyuki ngori cyo mana kwera ko wasuzuga umukozi wawe Imana mubigira ingome kandi Imana igira impuhwe aho biri ngombwa Yesu hasori none uri kundeba ukabona ndi umunyabyaha kurya Imana ngiye ya uwo mujyaye umuntu ukwaritsemo bigaragara ko ushaka guhangana nanjye Jesus is Lord yagukoraho amaso yaturumbura Yesu we asonora ariko iminwa wagira ngo ni hene yanyuma iminwa y'ibishyimbo ugashaka guhangana nanjye hajya wambwiye ngo uri Potre ndapotre ubu urashaka kumagarika hano muri no muhanda ngo izuba rinkubite nk'ukuntu ryakugize wabizi ibyo ahirwa ubiri byunzwa avuga ubutumwa bwiza tubibwirwa n'iki sundi kari ubutumwa bwiza abatabizi cyo kutabimenya what nuko ye haleluya mfite amaso ntimubona haleluya muze yego komeza umuhangare unagusengera Imana igafata umukondo wawe watebeyemo nk'imbehe y'imbundi ndayambaye ikawuturumurika ugira nk'umunwa w'imbunda ubu magaritse kuri iri zuba kugira ngo umbwire ngo ibyo nambaye what ko nta mutaka wagendanye niba uri umukire ko nta modoka wagendanye what iyi ni ifito yanjye manje ifito yawe yes urumva wihagiye yeah ngo hanura Imana igukandakande amatami yahombanye Jesus is Lord hano ntukagerageze uteka Imana yawe ndakubwira ngo icyifuzo cyawe ufite mba nakibonye kera uri umukobwa ukuze nk'ubutaka wunamye nk'igihwagari nakubonye mu mabuno wagira ngo ni umugina cyangwa imisiko yubatse muri iyi minsi ariko hari uko Imana yakugenza igihe wabeme guca bugufi cyo gutanga ituro hano ngaho mbwira pastor basi naciye bugufi waciye bugufi ntabwo uzanye guhangara gukora muri isho ry'Imana ntabwo uzongera harimo gutanga ituro ndabanza ngupima ibiro Yesu we ntabwo ituro ry'uruhinja ry'ituro ry'umusaza ntabwo ntabwo ituro ry'uwagiye muri gym ari ituro ry'uwagiye guhinga uwisuma umucanga ntabwo ari pastor nawe urancarenginze none se ibiro no gutanga ituro bihuriye ibiro bijyanye n'amafaranga utonze wanjije uyu mukobwa akanda gaturitse gaturitse ukarihe gahombanya gaturitse ukarihe jyaho Yesu mukanyishyuza icyo cyo ni mukinyishyuza n'Imana ntibinyishyuza ntukaburane Imana iguha umugabo gaturitse ibiro 86 Yesu we girayo tanga amafaranga angana n'ibiro byawe ntabwo nyafite pastor iyo telefone imangahe iyi telefone surabona kuko yayageze ndabikubwira mpaka aragera telefone guza ngahe iyi telefone cyakoza yagera nko muri 65 yashiriyeho 63 ariyo kazi okay 65 shiraho se pastor nzajya nitaba koko sheri wanje gute kuki mwanga imigisha Imana ibahaye ari Jesus is Lord nse nzavugana na sheri gute ninyishyira toshera wagashirira amenyo uko hamagara saa 3 z'ijoro gusa Yesu hari ikintu kizakubwira n'ubu ni warugiye ngiye kumureba tujya mu mabi gusa mbana n'ibiraya haranditse ngo ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'umwami what imibiri yanyu ntabwo ari gusambana gusa Yesu ndaguha byibuze na 2 mfita banzu yashyireho ndakwinginze telefone se sheri aramvugisha gute wandajyaho ko ari we ngiye kureba akwaretse kugorana mbabara pastor kuki mu ruhanya njye nsaba ibindi kuki mu ruha banza gushyira amafaranga njye n'ukuri n'iri kote narikuramo iryo kote risa n'iry'abagororwa ntabwo ndishaka Jesus is Lord uca gushyira amafaranga kuri telefone
mbanze muvugishe wimuvugisha atagutera umwaka kara gahungu nawe gashaka kuzakurongora nako kugusambanya gusa kihoreye indaya mbaya agahungu wanasanga ari nabyo ubundi agiye kumbwira iki ubwo bayenga 35 n'ibindi bibiri muri 86 turacyari 19 byose Yesu we kira wiyo saha ubuse koko pastor kira wisaha witinda kucererwa mu nzira no kucereza imigisha yawe kurimo kungerageza ibise nibyo bigeragezo nk'ibyayo Jesus is Lord. kugerageza ura muhungu muryamana buri munsi kutavuga ko kugerageza nago duheruka ago muheruka hari amasaha 6 ashize indaya mbaya mwirwa muri ye piku ngayo nguko mukava hasi mujya ngo nagijisho ry'Imana ribareba Yesu amaherene ntago biragwira akose pastor ntukajyemo Imana ideye igeragezo none nka bya bindi byayoboshe kira amaherene avuga Imana none ibi byose ndabigaruriza he noneho gira ndakwereka ubuse ndagaruriza murajyo ubwiza Imana bahe mukabuhino ngapfumura amatwi What? nyama gupfumuye ndabure kunamara hombo Jesus is Lord. cyako dukomo mbonye bigira gute koko wapima ibiro byinshi singi wakubwiye ngo upime ibiro byinshi Yesu we upime ibiro nka 15 se nagubye ko bihaniyemo bose mbabara utukuntu nubwo tuvamo kiretse n'ubushakike naha hano nago tuvamo kukana ko umutwe kavamo uya nako karafasha ukuntu rwose nako bankoreye muri salo bagafatishamo nago kavamo ikindi kandi yo kabuturi kubanya wagira ngo ni uyambe kwera igihano Yesu. ugenda utera imyaka abahisi n'abagenzi ibi nibyo bikurura abahungu bakangura daya mbaya bakundana n'impyisi ariko se fata warize kuntuka sinatuye koko ngabinsubize Jesus is Lord. tukambara wagira ngo uri mu gihano ugenda utera abagabo babandi ibibazo uteseka kwari kuko ye nanjye ndi pasiteri ari undi muntu ntabwo amutera ibibazo nese abagabo bazotora amaso bareba iki bareba iki Imana igi bahana rero nta kibuzi bigeragezo kuza ko nubiza azabona ishano Yesu we Yesu abwira abigishwa ati nkurikira nawe uhereye none nkurikira What? genda uvuga iby'ubwami bw'Imana ko wari ugiye hagarukira hanga hasubika akakanya tujyane Imana guhesha umugisha bakundi twigende urakoze cyane kandi ukabuturi kubaniye Jesus. igushanya wese uko uteye mbana n'ibiraya hano uhereye none kwe kwambara umwenda ukubashye tugende turagenda turirimba mutwaza umunzani ndawitwaza mutwaza noyo utaza ugaragara nk'umujura nakubonye ndaya mbe maraya kabwera kadwi kabote wowe ndaya pasta zanari gira hirya wabigwiriye nawe ni wakwemera tugende nese Imana kizaguha umugisha wazanye nkagutwaza Imana ravuga ngo Imunyeregereje kimwe mwicime n'amaturo maze murebe ko nanjye ntabasukaho imigisha mwaramutse namwe Yesu ashimwe kandi nimumara kwemera ubwami bw'Imana Imana izururuka ibane namwe nanjye bwira binenewe iti nahindukira mukareka ubugome nanjye nabaha imigisha myinshi kandi muri iki gihe abantu benshi bakeneye kwihana no gukizwa akamenya ijambo ry'Imana waramutse neza amakuru yanyu harya ngo witwa nde cyafite amazina menshi ariko iryo ribuka ni Damascene witwa Damascene iryo zina nta mugisha rifite na mukeya oya uri kutubeshya kabisa hanyuma uravaho ukajya hehe dore nabuze akazi ndi gushaka nyine to ugize umugisha rero uguhe na pastor haleluya Imana hari ukuntu yagutekereza ikagira uko kugenza nawe hari uko Imana yakugenza wemeye gukizwa ukumva icyo umwami Imana akubwira ukumva icyo umwuka gushakaho uhereye none nawe wabona umugisha byaranze nagiye mu butayu biranga umva niba turi ngidama ariko byaranze ugutanga amaturo se amaturo oya aho ndabeshya nawe ujya nanga kubera utayatanga nahise katujya mu ijuru kajya kwa warangiza ugahobagira ngo ujye gushaka akazi udatanga amaturo wowe Yesu. ntabwo Imana yaguha akazi umugisha w'akazi ntiwawubona kuko nawe nta maturo utanga dore ubaye amafaranga yose nabo twahuye bagenda bampa amaturo abona bahesheje imigisha myinshi kandi kugira ngo ubashe gutura ndabanza nkagupima ibiro ntabwo abantu bose batura amaturo angana oya hoyo uratubeshya nese Imana ireba ibiro ndakubeshya turangana wakana kuko ushaka gusuzugura pasiteri wowe oya ko ngaho urambeshye kabisa Yesu. nese mu mwanya ni wowe sengera ufite urusengero hanyuma ngo usengere Imana iguhindura umunyorogoto cyangwa umuserebanya oya ibyo nabyo ntabwo bishaka ndakubwiye ngo banza uhagarara ahangaha Yesu we reba ibiro byawe
nibwo ndakugenera ituro ugomba gutanga. ntabwo unyishyuza Jesus. ntabwo unyishyuza Ntabwo nkwishyuza ndagusaba ituro. Jesus is Lord. Haleluya. Ibiro 42 What? ivaho utawukwedura umunzani wanjye warampeza. Jesus. nta mirire urayibona rwose pasiteri Kureba nk'inteza rubwa sinzi urunyonka. nawe amafaranga ngira rwose Kanuye nk'agasurira wowe. Jesus. Nta soni. nawe pasiteri utukana ariko aho ngaho Ufite amafaranga ngahe? nawe amafaranga ngira njyewe Tura telefone. fone sinyitura nkana Nagupimye biro ku buntu. Sha, Niba ushaka umugisha mwinshi. Eh. Nawe tura telefone tugende. kaza yiture kabisa Simukadi yireke. Yesu we. oya ndikura nose pasiteri zakoresha ikirimo magara bo mu rugo urabona nta kisigaye ndi gushaka ubuzima rwose kabisa Ngaho yijyane. Bazana uko baguhamagara kurangira akazi. Ngo heshe umugisha ashaka. Ukomeze isezerano imyaka ibihumbi. pasiteri Mana Amafaranga ndayabona ubu. ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Pasiteri. Ukomeze isezerano imyaka umva sha. Imana irambwiye ngo uhereye none iguhaye umugisha. haleluya Ngaho komeza ugende sha. haleluya Ushaka telefone gatoya Yego, batazaguhamagara kakubura. yego ndashinga soya Ngaho kabisa nyaruka. kabisa pasiteri Ngaho nyaruka. haleluya Ukomeze isezerano imyaka ibiri.